shobore kuba nagiye mbona imodoka zitandukanye zirimo zikatisa hari shobora kuba harimo n'iyaribu yabazanye b'abagabo yego harya harimo n'abagorera harimo n'abagore cyane bo muri Rwanda Food and Drugs Authority yego FDA yego abantu kabiri ni isezerano ry'umucamanza yahaye imbaga y'abari bari mu rukiko yego ababwira ko mu nyungu z'ubutabera urubanza rwimuriwe kuwa kabiri urumva uno munsi nibwo ruri bukomeze ku itariki 25 itariki 25 no munsi rwaherukaga kuburanishwa byari bifungiye kukuba harimo abagabo batatu nibo bari imbere baruka barangije turibone sasa none bari bugere kuri Kibamba umuyobozi wa FDA akada bano bagabo batugiye kuburana nyir'urubanza urubanza twaruhaye rwa Kazungu mwihangane turashaka kubona Kazungu aremera icyaha aremera imigirire y'icyaha cyangwa nawe hari ibyo ari buhakane kuko wumvise ko umucamanza nawe hari ibintu akeneye ibi bipimo by'inzoga bagiye basanga byarukoro bagiye basanga mu nzoga z'abagabo dukeneye kumva noneho ubushinjacyaha buza buvuga ngo ya mibare turayifite noneho ntabyo kuvuga ngo kuko ejo bundi baravugaga ngo iyi mibare ntayo dufite ni imibare ikenera igihe cyo kuyishaka ariko nkibuka ko Minisiteri y'ubuzima irimo ivuga aba bagabo uburyo bakoze nabi yavugaga ko bagiye muri laboratoire bagapima buri nzoga yego nkibaza iyo mibare Minisiteri y'ubuzima yakuye aho ngaho kugira ngo igaragaze ikibazo cyabo ko gihangayikishije n'impamvu bashingiye bafunga uruganda kuki iyo mibare itayihaye ubushinja cyangwa buze kuyiba. Hanyuma iyo ni imwe mu nkuru zari zitezwe mu kiganiro n'itangazamakuru. Hanyuma indi nkuru yo itari yitezwe, indi inkuru ya Scovia na Nduhungirehe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Iyi nkuru noneho turamenya tuyitaranguke tugira ngo wenda twabanje bitangira tugira ngo Nduhungirehe yagiye Scovia agiye kwisobanuraho gato Nduhungirehe nawe bamuha umwanya twumva wenda ngo let's close tubirangiriza ariko muzake reka David birakweduka hazamo abandi bacamanza nagiye kuba ngiye reka nkubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri umuntu bita Robert udatsindurwa yashyaga yaruriki gusa kimuno watinye ndakanye muri iki kibazo ngo sasa ngo yes reka nizere ko umeze neza cyane mwifurize ibihe byiza nkuhereze ikaze aho uri hirya no hino wowe udahwema gutega amatwi gahunda ndetse n'ibiganiro by'Amarembo TV Inkumburwa Plus TV nitwa Dani nkuhaye ikaze ndi kumwe n'umusesenguzi mu manza yitwa Mutungire Sam umucamanza kandi bamwibone Sam biteze meze neza umeze neza nubwo ndwaye inkorora nyine tuza karahiye yego ku munsi w'ejo narakubwiye ngo tubonane urambwira ngo witeze ko uza gukurikirana ikiganiro n'itangazamakuru nagize ngo wari wagiye muri convention hari habereye ikiganiro n'itangazamakuru nabireberaga hirengeye hari hatoranyijemo bakeya ntabwo turamenya ikigenderwaho niba ari uko umuntu wenda bafite igitangazamakuru kuko hariya nabonaga benshi ari uko ari bo abayobozi bakuru cyangwa ari ba nyiri ibitangazamakuru yego gusa ntiyabujijemo ko hari n'abandi wenda baba chief editor cyangwa n'abandi banyamakuru bakomeye ubwo ntabwo ndakomera kuri urwo rwego izaza ariko none se mu nkuru zaganiriwe nubwo utaruri ariko hari inkuru ubuvuga ngo yahedinze izindi zose harimo nk'inkuru ya Scovia ebyiri habanje kandi buri wese yarabyiteze kumva icyo umukuru w'igihugu avuga kuri izi nzoga ari nazo zirimo abagabo bafashwe tuje kureba hano ku rukiko sinzi niba utari wabwiye abantu ko turi hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu murenge wa Kagarama yego munsi y'akarere neza iyo nkuru abaturage bagomba kumva icyo umukuru w'igihugu abivugaho ni ikibazo gikomeye kuko ni urubanza rurimo abagabo bageze muri 15 ubu ngubu kuri urubanza rwatangijwe ubu ngubu yego bishoboke ko baziyongera ntabwo turamenya impamvu wenda ubushinjacyaha hari bano bwahisemo gusa mu bantu barenga 100 bafashwe barenga 104 bigeze kutubwira harimo n'abakozi bo muri RSB abakozi bo muri Rwanda Food and Drugs Authority uyu munsi nabwo turi bubone Professor Emile Bienvenu wayoboraga Rwanda Food and Drugs Authority kuko yasabwe n'ubushinjacyaha ko plutôt umucamanza yasubitse urubanza tubona ko ashobora kuba wamugani kuko ategereje ko uwo
mugabo azaza kuko ubushinjacyaha bwe bwasabye yuko iminsi y'urubanza yakigizwayo kugira ngo abazaba ahari. Hanyuma rero umukuru w'igihugu yagombaga kugira icyo atubwira, simvuze ko yagombaga, ariko uburyo twari twiteze ntabwo icyo cyagombaga kuburamo, ntabwo cyagombaga kuburamo pe. Abanyamakuru iyo baburamo icyo kibazo ntabwo twari kumenya icyari kiri driven by them, icyari kibajyanye. Ariko barakibajije umukuru w'igihugu ati sinzi n'umuntu waba bashyigikiye ku byo bakoze, kuko atari no kuvuga gutyo gusa, ingaruka z'ibyo bakoze twarazibonye, abantu barapfuye, ndetse ashyiraho ngo benshi zirica zishe, inzoga zirica kandi zishe, sinzi uwaba bashyigikiye uburyo njye sinumva. Ariko umukuru w'igihugu uko mbitekereza, umukuru w'igihugu ibyo bari kubazwa nibagende babibazwe, ubutabera burahari buzakora akazi kabo. Ubonye ko umukuru w'igihugu yemera inzego z'ubutabera kuko we atanga ibitekerezo by'uko mbibona, ubwo ibindi bazabisobanurira hariya, ariko icyo twabonye ku maso nicyo yagaragaje. Urumva umunyamakuru Dive wo kuri RBA yahagurutse abaza kijyanye n'inzoga, ni umuyobozi w'amaradiyo, ahubwo Radio Rwanda n'amaradiyo yo mu ntara yacu ari amayerise yose, kuza uvuga ngo ni umunyamakuru biraho, shyiraho kari umuyobozi wamugize umuyobozi. Umunyamakuru wazamukiye kuri RC Huye. Urumva yaravuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika, abantu bakoraga muri izo nganda noneho n'abacuruzi, ubwo noneho bo igihombo kiraza kubazwa nde? Ati icyo gihombo sinumva ukuntu waba ukibara cyangwa undi muntu yaba ari kukibara birenze ubuzima bw'abahatakariye. Uzi ko ngo hari igihe ngo hari abantu 100 bigeze gupfa mu munsi umwe? Byashoboka rwose kuko twajyaga twumva. Byashoboka kandi ari umukuru w'igihugu wabivuze, yabyivugiye ati mu munsi umwe higeze gupfa abantu 100. Buriya nibyo, kuko tugeze kumva ngo inzoga ngo bantu ngo benze ibigage ahantu ngo mu bukwe ngo abantu bari mu bitaro bararembye. Ibyo bintu byaravuzwe nubwo bitagiye bivugwa iminsi ikurikiranye, ariko igihe wajyaga kumva ngo ikigage, inzoga, ubushera, ibiki byazonza abantu, wumvaga ko hashobora kuba habaye rwose akantu. Ese n'imibare imwe n'imwe ishobora kuba itaratangazwaga uko yabaye, wenda mu rwego hari ntamenya niba ari urwo kwanga gukura abantu umutima, ariko cya kibazo cyari kiremereye ku rwego bo bakibonaho. Dushobora kuba twariboneye imibare yari bivuga ngo abantu bangaye barapfuye, minisante kavuga ngo 50 abana 20 kuri dialyse, ngo abantu 100 barahumye, ngo 50 barapfuye, tukumva wenda n'impanuka sezo ntizibica, wenda se za kanseri ntizibica, wenda se ukaba washyira no mu zindi ndwara ukavuga uti ubundi hasanzwe bapfa. Ariko irari imibare wenda batubwiraga mu mezi 6. Ibaza imyaka izinze inganda zakoze, ibaza induru zagiye zivuzwa n'abanyamakuru n'abaturage banyoye banishwe n'izi nzoga cyangwa bazahajwe nazo, bakabivugira mu bitangazamakuru bitandukanye. Hanyuma iyo ni imwe mu nkuru zari zitezwe mu kiganiro n'itangazamakuru. Hanyuma indi nkuru yo itari yitezwe, indi inkuru ya Scovia na Nduhungirehe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Iyi nkuru noneho turamenya tuyitaranguke, tugira ngo wenda twabanje bitangira, tugira ngo Nduhungirehe yagiye Scovia agiye kwisobanuraho gato, Nduhungirehe nawe bamuha umwanya, twumva wenda ngo let's close tubirangiriza, ariko muzajye reka David birakweduka hazamo abandi bacamanza. Nagiye kuba ngiye reka nkubwiza ukuri, reka nkubwiza ukuri. Umuntu bita Robert Udatsindurwa yashyaga yaruriki, umuntu bita Oswa Kimu imvi ziramugarutse, bashyaga baruriki, atari ibintu byo kugira. Urumva Oswald nabonye hari n'abantu bari kuri stati zabo kwimenyera ukuri, noneho ukuri impamvu yari kukumenya kandi binatomoye, abari bavugwa inyamaswa zavugwaga muri umwandiko zari zihari cyane. Ni nabyo umukuru w'igihugu yavuze. Twajya tuvanga inyamaswa zivugwa mu mwandiko, abavugwaga muri kiriya kibazo bari bahibera, yarahari, Nduhungirehe yarahari, aba intermediary, umwakaza ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngo reka ngo nyemuri iki kibazo, ngo nyemuri iki kibazo, wagiteje akumwakiye mumenye urwego muriho. Ariko urumva kesi yari yarayikurikiranye Oswald, kandi ngo ni umuntu wabimusabye ngo reka ikibazo nyikemure. Twebwe twaga duhumirije
twe twagadumije abandi bari hara muri sare baminisitiri batandukanye abanyamakuru batandukanye bari bahumirije muri kuvugira hejuru nakubaza ukabura ibyo usubiza umugani w'umusaza ari barabwira Albert wenda ari n'ukuntu umuntu amaranga mutima mufata ariko ni nayo ikintu ubara abagabo bashyaga barura nago intervention bayitanga bazamuye ikiganza cyangwa yibasabye ariko mu by'ukuri yitange utagize n'uruhande ushaka kubogamiramo uyitanga ushaka gukemura ikibazo nkavuga ninye kuba president ikibazo ndabona ahubwo kibayege bwita acicika nitendekereraho ariko kihe agatangira ngo ntacyo nibuka none urashaka iki nese bashaka kivuga kandi atakibuka narinzi ko uje kudufasha none ngo Usokiye muno watinye ndakanye muri iki kibazo ngo sasa ngo be Samu twari timo turapdating abantu ku kiganiro n'itangazamakuru ariko nubundi bwo wabivuze bajye bigaya mukuntu kubona umuntu mukuru wakaba yatanga intervention cyari wacu wajyaga bambwira ko umuntu mukuru rwose wamugisha inama ariko haje kuza hajya umuntu umwe arambwira ngo abantu bakuru bose naga ariko wabagisha inama ko hari nabandi bazamuka kandi bagakura nabonye abantu bana bikozemo inkuru baravuga ati Albert yaba urugero rwiza rw'uko ushobora kohereza umushuti wawe akaba wizeye ko udashobora gutsinda urwo rubanza wamutumye mu gukubura ni ikibazo nyine hariya habaye ikibazo cyo guhangana hagati y'abantu kugira ngo umwaze kwemeza undi wabonye ko Scovia yabirebye abona amazi si yayandi yego yanatunguwe n'ukuntu ikibazo gise kiza ntarakiteze n'abari barantibaye bakiteze Scovia buriya nitwicara ahantu ndaza nkubwira intwaro yakoresheje kugira ngo atsinde nduhungire ubwiriza izabaze nduhungire zikamurangiza ariko kudeshapa ku mukuru w'igihugu ubona ko akantu kose bayagakurikiranye kose nta muntu wibukaga biriya bintu baturage be reka twigire ngo batatse ikintu ngo gutaka nyine batatse ikintu ngo gutyo ngo byagenderaho ntabwo byagendera okay reka gira n'abamuha raporo reka tuvara muri convention center twigarukira hano Kicukiro rwibanze dukubita tubangura kuko shobore kuba nagiye mbona imodoka zitandukanye zirimo zikatisa hari shobora kuba harimo n'iyaribu yabazanye babagabo yego harya harimo n'abagorera harimo n'abagore Rwanda Food and Drugs Authority yego FDA yego abantu kabiri ni isezerano ry'umucamanza yahaye imbaga y'abari bari mu rukiko yego ababwira ko mu nyungu z'ubutabera urubanza rwimuriwe kwa kabiri urumva uno munsi nibwo ruri bukomeze ku itariki 25 ku itariki 25 no munsi rwaherukaga kuburanishwa byari bifungiye kukuba harimo abagabo batatu nibo bari imbere niyo nibari Eric nibari niyo mu Dr Eric niyo nini umwana ntago ari kuza neza wo muri Rwanda FDA akaba na Nyamwasa Innocent yego akaba na Mahoro Christian abo nibo bari imbere y'umucamanza bagiye kuburana hanyuma mu gihe umushinjacyaha kirimo gusobanura bari bamuhaye umwanya atangira abwira umucamanza ngo reka mbanze nsobanura ikintu muri buze kumva kuri aba bagabo n'abandi bari hano kuko bose bafite ikintu bireguza kimwe kuko buriya baba bameze nk'aho bagiye batanga ibitekerezo bavuga statement zabo imbere y'ubushinjacyaha n'imbere y'ubugenzacyaha bati bose nyakuba umucamanza bari buze kuba bagaruka ku kintu cyitwa ngo si twe twari gukora ibi hari umuyobozi wari kubikora ari we wa Rwanda FDA Professor Emile kandi ntiyarahari atinya ko umucamanza rero uyu munsi ari bubazwe noneho ejo urubanza rwe ruregerwa urukiko mucamanza ati ese uragira ngo mfate icyemezo ku rubanza rutaragera ku rukiko kuri dossier itaragera mu rukiko abaramukatiye abaramushwishurije ubwo rero umushinjacyaha biba ngombwa ko akomeza noneho gushinja abo bantu atangirira kuri iriya Nyirimigabo Nyirimigabo Eric Dr. Nyirimigabo Eric yego sorry amazina ninza ko mba nyavuze nayo mu mbabare ntabwo ari kumupfobya izina rye cyangwa kushaka kurivuga nabi hanyuma biba ngombwa ko atangirira kuri we avuga uwo yari we muri ubwo buryo mu minota mike tubona umucamanza ati kubw'inyungu rusange aho nta birimo kubw'inyungu rusange urubanza rwimuriwe kwa kabiri ubwo urumva uno munsi byanze bikunze ariko mwibuke ko harimo urubanza rwari rwabanje narwo rurimo muri aba bagabo rurimo rw'umugabo bita Gatare Eric
Gatare Eric nawe afite uruganda rwenga inzoga ariko byabaye ngombwa yuko we araburana ararangiza ndetse yanemeraga icyaha ariko imigirire imisobanurire y'ubushinjacyaha ku cyaha cye harimo bimwe yahakanaga ariko akemera icyaha akanagira commitment y'uburyo avuga ko yatangiye kujya mu nzira zo gukemura ibibazo uruganda rwe rwateje akanavuga ati uruganda ubu twamaze kurusenya ibikoresho twabivanyemo mu ruganda aho rwari ruri atariko nyakuba mucamanza ikintu ntemeranye n'ubushinjacyaha n'icyuko uruganda rwanjye rwari ruri mageragera ati oya ndetse n'umukozi warwo bamusanze hari igikondo hari mu bice bya seje mu Rwampara ndahazi ni hirya ati uruganda niho rwari ruri n'uwo mukozi niho bamusanze barambeshyeye ku kijyanye no kuvuga ngo umukozi wanjye bamusanze mageragere ku ruganda mageragere hari stock ntabwo hari uruganda ati icyo kibanze kijyeho umucyo ubwo umucamanza ibyo yarabyumvise arababuranisha yumva uburyo yemera icyaha byose arabyumva anamuha n'itariki 25 zo gusomerwa sinzi niba ari bubanze kumusomera sinzi niba musomera saa 8 sinzi niba musomera saa 9 ariko uyu munsi nibwo yamuhaye yuko ari busomerwa sinzi niba uno mugabo ari bwongera akaburana kuko we yaraburanye ariko se dosiye ntiyahujwe yabo yarahujwe na warimo nyine ugomba kujya muri dosiye mushyashya ni Professor Emile Bienvenu yego sibyo urero uyu mugabo ko we yaburanye ndumva nta mpamvu ari bugarukweho ntabwo ari nahawe itariki n'uno munsi agomba gusomerwa yego sibyo ahubwo bano bagabo batatu bari batangiriyeho ubu nibaruka barangije turibone sasa none bari bugere kuri Kibamba umuyobozi wa FDA akada bano bagabo batugiye kuburana nyir'urubanza urubanza twaruhaye rwa Kazungu mwihangane turashaka kubona Kazungu aremera icyaha aremera imigirire y'icyaha cyangwa nawe hari ibyo ari buhakane kuko wumvise ko umucamanza nawe hari ibintu akeneye ibi bipimo by'inzoga bagiye basanga bya rukoro bagiye basanga mu nzoga z'abagabo dukeneye kumva noneho ubushinjacyaha buza buvuga ngo ya mibare turayifite noneho ntabyo kuvuga ngo kuko ejo bundi baravugaga ngo iyi mibare ntayo dufite ni imibare ikenera igihe cyo kuyishaka ariko nkibuka ko Minisiteri y'ubuzima irimo ivuga aba bagabo uburyo bakoze nabi yavugaga ko bagiye muri laboratoire bagapima buri nzoga yego nkibaza iyo mibare Minisiteri y'ubuzima yakuye aho ngaho kugira ngo igaragaze ikibazo cyabo ko gihangayikishije n'impamvu bashingiye bafunga uruganda kuki iyo mibare itayihaye ubushinjacyaha ngo buze kuyibaregesha mu rukiko uyu munsi ishobora kuba ihari bashobora kuba bari buyibone ariko umushinjacyaha numvaga avuga ko bisaba igihe siyo n'amezi igihe wasanga ari iki ngiki wasanga ari iki kigeze yego ubwo nubwo nta muntu ujya ujajinga ubutabera cyangwa arebe inyuma ntago ngiye kubaza ngo urabona biri buze kugenda gute ngenda abona bari buburane yego neza ko umunsi wageze ubwo se si icyo ngicyo ari ikindi wumva wabwira abantu ababuranye ubwo mu kanya nabo baje niba bataje ntabwo tumenye igihe bazira nta nubwo tukemereye kubagaragaza barimo baza yego ubwo hari igice cy'amakuru mwatakaje abanyarwandakazi namwe mwumva ikinyarwanda mudukurikiye hari igice cy'amakuru mwatakaje ntimwari muzi ngo abantu kwa kuni mwabona gate uzi ko hari igihe twerekanaga abantu mu bintu bitandukanye ukabona hari umuntu uvuze ngo uriya muntu ndamuzi siko se abanyamakuru bigeze kwerekana abantu bavuye muri Kongo batahutse siko berekanye bacishamo mikoro gutyo kamera bagera ku gakecuru mukecuru byagenze bite wo aravuga umwe mu bantu bari bakurikiye YouTube ati namumenye uriya niba ari yaravuze ngo ni kanaka nyiramagira gute yewe batuwe turamuzi za Butamwa yaragakoze batuwe n'umujenosideri wigendera ahita atabwa muri yombi barafunze ariko kuterekanwa ku mashusho n'uburenganzira bw'uburanwa kubera ko ubonye ko n'umukuru w'igihugu icyo kintu bakimubajijeho ngo ibyo byo kuvuga ngo hari uburyo ngo ibintu birimo gukorwa nabi ngo uko biri gukorwa ibyo bintu inzego zibyegereza ibisuzume kandi ibyo byakemuka ariko se niba ari ibyo yaraberekanye kuriya niye mpamvu itumanura no ku rukiko tutemererwa kubafotora bitandukaniye bizongera kuberekana nkurikije ijambo umukuru w'igihugu yavuze niba hari aho biri gukorwa nabi ako gace k'ijambo
ushatse waza kugakatanu kagashyiramo haza kubivuga nabi ariko numvisemo akantu kameze nkaho niba hari aho biri gukorwa nabi byakigwaho cyane byakigwaho hataza kuba mu urwitwazo. Okay, reka tujye gukurikirana urubanza rero ubwo turaza kubabwira ibyavugiwemo. Turaza kubabwira isaha, isegonda, akadomo, pose, kumwenyura, guhigima, kwibaza utubazo n'amacenga, tuntu dutandukanye tujya tubera hagati y'ababurana. Samureka ngushimire. Urakoze cyane. Reka nshimire